Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tuzahora tuyivuga, tuzahora tuyirwanya, never again, ntibizasubira. Uyu munsi ngiye kukugezaho byinshi ushobora kuba utaruzi kuri kamwe mu duce tw'u Rwanda tutagezemo Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni igitangaza ndetse biragoye kubyumva ukuntu itegeko rivi bukuru inzego zose zo hasi zigashyira mu bikorwa ibyo zabwiwe, hanyuma hakavamo agace kamwe k'ahantu runaka ntibashyire mu bikorwa ibyo babwiwe n'ubutegetsi bwo hejuru. No kwigerezaho, no kwiharuruka. Mu mwaka w'1994 abatutsi batangiye kwicwa hose mu gihugu bigaragiwe n'inzego zose z'ubutegetsi bwariho, ariko hari agatonyanga kagaragaye mu nyanja katashyize mu bikorwa aya mahano. Biragoye gusobanura ukuntu komini imwe muri komini 143 zari zigize u Rwanda ariyo ku butaka bwayo hatageze Jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe mu mwaka w'1994. Aka gace katabayemo Jenoside ni icyahoze ari komine Giti y'icyahoze ari perefegitura ya Byumba. Uyu munsi wa none kubera impinduka y'uturere, ubu ni igice kimwe cyaho mu karere kaho hashyizwe ku karere ka Gatsibo, ikindi gice cyometswe ku karere ka Gicumbi. Uyu munsi wa none komine Giti, komine y'amateka, komine y'ibigwi byiza, komine tutazibagirwa. Ariko si byananiye abandi bose, bo babibashije bate? Ninde wabafashije gutuma nta Jenoside igera kuri ubu butaka? Tubivugeho. Mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi 1994, komine Giti yayoborwaga na Burugumesitiri Edouard Sebushumba, utarushyigikiye namba umuntu wese ufite gahunda yo kwicamo amacakubiri abaturage be muri komine Giti yayoboraga. Uyu mugabo yakoze inama nyinshi zibuza abaturage be kugira uhirahira yica umuntu amuziza ubwoko. Ibi akaba yarabikoraga afatikanije n'abakonsiye be bari bagize amasegiteri 11 bayayoboraga, yari agize komine Giti, ndetse afatanikanije n'abapolisi ba komine. Iyo ubuyobozi buvuze ibyo buvuze n'ibyo abaturage bumvira. Burugumesitiri kurinda abantu byarashobotse, barakize. Uyu burugumesitiri avuga ko kandi hari imbunda bigeze guhabwa na leta ngo baziha abaturage, we yahisemo kuzifashisha arinda abaturage be, akumira ibitero byashakaga kwambuka ngo bize kwica abatutsi baho muri komine Giti. Byavugaga ko ngo bo banze gukora. Avuga ko kandi mu gitondo cyo ku itariki 7 Mata 1994 mu duce duturanye na komine Giti abatutsi batangiye kwicwa. We yahise ategeka abapolisi ba komine kurinda urubibi, bakumira ibitero by'intera hamwe n'abashakaga kuza kwica abatutsi bahatuye n'abahahungiye. Ubuyobozi bwiza bwarengeye ubuzima bw'abatutsi bose bari batuye muri komine Giti barakira, ndetse n'abagize amahirwe yo kuhahungira bose barakize. Bari bafite ubwoba kubera ibyarimo bibera hirya no hino, abatutsi bicwa umusubirizo. Uyu burugumesitiri yakoreshejwe imbaraga zose arinda abaturage be, afatikanije n'abaturage kandi b'abayobozi b'amasegiteri ndetse n'abapolisi ba komine. Nyuma y'ibyumweru 2 Jenoside itangiye, ingabo za FPR Inkotanyi nibwo zageze muri komine Giti. Ubwo hari ku itariki 23 Mata 1994. Benshi baratinye Inkotanyi zikihagera kuko batari bazizi. N'uyu burugumesitiri Sebushumba yahise ahunga, yamaze iminsi 3 yihisha ahantu mu rugo rw'umuturage. Nyuma yaje kumenya ko Inkotanyi zimushima zimushaka, araza ati baranyakiriye. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Nubwo byagenze neza, uyu muyobozi agakoresha imbaraga ze zose zishoboka mu kurwanya ubwicanyi muri komine ye. Iyo Inkotanyi zitinda kuhagera, nta kabuza abatutsi bo muri Giti nabo bari kwicwa kubera izindi mbaraga zisumba za burugumesitiri, ndetse nawe ubwe ntibyari kumworohera. Yari kuba igitambo nk'uko henshi byagenze tubizi. Ushaka gusura aha hantu, reka nkwibutse ko komine Giti yari igizwe n'amasegiteri 11. Kuri ubu aka gace kagabanijwemo imirenge itandukanye yometswe ku turere dutandukanye tw'uyu munsi, ariyo Giti, Bukure, ariho hari icyicaro cya komine Giti, na Rwamiko. Imirenge yose yometswe ku karere ka Gicumbi. Ikindi gice ubu kibarizwa mu karere ka Gatsibo nk'umurenge wa Gasange. Ndagushimiye ko wabanye nanjye. Uyu ni Rubibi TV, nge ndi Shadi Nshuti. Dukomeze kwibuka kandi twiyubaka.